wahunze u Rwanda, wahunze system, wahunze reka nyikubwire neza mu amagambo meza cyane. Naho iyo uvuze ngo nahunze u Rwanda uba wahunze, ubu nahunze mva sanavuye mu Rwanda. Nuvuga ngo iyo uhunze mu Rwanda uba uhunze ubutegetsi bwabo, uba uhunze igisigare cyabo, uba uhunze amashyaka yabo, uba uhunze imbaraga, uba uhunze u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo bwose. Wowe ubugiye out of, ubu ntago nyobowe n'u Rwanda, ahubwo naba mpigwa n'u Rwanda. Ibyo byose navuze speech itanashoboka kuba yes, reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibyo byiza kuri doma kubana natwe gatanu, kandi tuba tugarutse mu makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino ku binyamakuru bitandukanye, mu gihe kandi byakomeje kugira byumvikana ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda aha gasopo witwa Major General Robert, mu by'ukuri akaba akomeje kugenda avuga amagambo, akomeje kugenda asinya by'umwihariko urubyiruko, mu gihe kandi benshi bakomeje kugenda avuga ko Major General Robert akomeje kugenda agaragaza ingengo bitekerezo mu baturarwanda benshi cyane. Ndajya mu by'ukuri namwe amagambo yakomeje kugenda avugwa n'abatari bake bakomeza kugenda bibaza kuri umugabo Major Robert mu by'ukuri uvuga ko wahunze igihugu cy'u Rwanda, mu gihe kandi hakomeje kugenda humvikana amakuru yakomeje kugenda agaragaza ko ibigarasha cyangwa se abakekwaho kuba basenya u Rwanda bagera kuri 20 bamaze kuba bahirwa cyangwa se bamaze ko bashakishwa. Ibi kandi bikumvikana ko witwa Gaspard mu by'ukuri ndagira ngo murabimuzi inguru akomeza kugenda agaragara mu gukora ku inkingi ya radio, ndagira ngo mu by'ukuri akomeje kugenda agaragaza by'umwihariko ibiganiro bikomeza kugenda biharabika kandi bikanasenya u Rwanda. Ndagira ngo mu by'ukuri amwe magambo akomeza kugenda atangazwa na Gaspard, gusa ibi ngibi byose tugiye kuba twabigarukaho, mu gihe kandi Evode signateri yakomeje kugenda by'umwihariko yibanda kuri abangaba bakomeza kugenda bagaragaza ko bahunze u Rwanda, mu gihe kandi abandi bavuga ko mu by'ukuri bakomeje kugenda bahirirwa by'umwihariko n'u Rwanda, ndetse kandi ngo u Rwanda rukaba rwakomeje kugenda rubafasha rukubaka ubuzima bwabo. Bikumvikana ko mu by'ukuri akomeje kugenda hagaragara benshi bakomeje kugenda basenya ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko rero mu by'ukuri kuri uyu munsi witwa Major General Robert mu by'ukuri akaba yabaye wanted cyangwa akaba akomeje kugenda yamaganwa na benshi. Ndagira ngo mu by'ukuri amwe magambo akomeje kugenda agaragazwa by'umwihariko witwa ngo Major General Robert akomeje kugenda atangaza amagambo atari meza, donc ndagira ngo benshi murakomeza kugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye uyu Major General Robert mu by'ukuri arakomeza kugenda atangaza amagambo atari meza cyane. Ndagira ngo mu by'ukuri abasinyateri batandukanye harimo signateri Evode yakomeje kugenda agaruka kuri iki kigarasha ngo ni Major General Robert kivuga ko mu by'ukuri ngo u Rwanda kitari kumvikana ubuyobozi bwarwo, nyine kirakomeza kugera donc kivuga amagambo atari meza, ariko benshi bakibaza ese nuko iki mu by'ukuri Major General Robert ari mu Rwanda ariko akongera kuba yasebya u Rwanda. Aho ngaho ntabwo yabara agatego kaba katezwe uyu mugabo kugira ngo mu by'ukuri u Rwanda rumufunge baze kuba bakuriraho by'umwihariko abanyamahanga donc badavuga rumwe n'u Rwanda cyangwa se mu by'ukuri abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, kugira ngo mu by'ukuri batege Robert u Rwanda, nyuma yaho mu by'ukuri nibo barakuba bamufunga ubundi imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ize kuba yakongera kuba yaboneraho kuba yakongera kuba mu by'ukuri ishinja u Rwanda ibyaha bitandukanye. Ndagira ngo mu by'ukuri u Rwanda rukomeje kugenda rushinjwa ibyaha bitandukanye, ariko kuri uyu munsi ruza kuba wareba benshi bakomeza kugenda batuma u Rwanda rukomeza kugera donc rujya mu gasho, uraza gusanga ari abaturarwanda ubwabo ariko mu by'ukuri batari mu Rwanda bahunze u Rwanda, bavuga ko mu by'ukuri ngo ubutegetsi bw'u Rwanda bubasha kuba bwabakandamiza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko ukabona ko nubwo bakomeje kugenda bagaragaza izi realite uraza gusanga mu by'ukuri bitandukanye n'ibikomeza kugenda bigaragazwa abanyamahanga bakavuga ngo mu by'ukuri bangamye ni ZTS, ariko ukibaza ni ukubera iki abangaba bahunze u Rwanda rwababyaye bakajya kuvugira he mu mahanga, ariko kaza kuba wasanga mu by'ukuri nanone nubwo bakomeza kugenda bahavugira baravuga mu bwisho bukomeye cyane, uraza gusanga benshi ndagira ngo mu by'ukuri ibinyamakuru bitandukanye byakomeza kugenda bigaragaza gutangaza amagambo asebya u Rwanda no gusenya u Rwanda byamaze kuba byafungwa kugeza kuri aka kanya. Ishami rya BBC ryakoreraga i Londres ndagira ngo mu by'ukuri kugeza kuri aka kanya bamwe mu banyamakuru bahakoraga babashe kuba batabwa muri yombi, abandi barirukana, ndetse kandi ndaza kuba nakubwira ngo mu by'ukuri ibindi bitangazamakuru byitwa Forbidden Stories byakoreraga mu by'ukuri hano i Paris byabashe kuba byafungwa. Birumvikana ko u Rwanda donc rukomeje kugenda rushyira imbaraga mu kwa mu by'ukuri rwacu abaturarwanda bagiye ariko bagahunga u Rwanda, ruragaragaza ko rwatanze imbabazi ku baturarwanda, ariko abandi bo mu by'ukuri baravuga uti ntabwo dushaka ubutegetsi bw'u Rwanda kireka buramutse buvuyeho, donc ugasanga ni bimwe mu by'ukuri mu bintu bituma nyine benshi bakomeza kugenda bayobya benshi, ariko kaza no kuba wasanga ari ikintu kigaragara benshi bakibaza kubera iki abangaba bajya mu bwisho n'amagambo batangaza bakabatajya mu by'ukuri ahantu hagaragara, donc babashe kuba batangaza nyine bagaragaze ko barenganye, ahubwo bakajya kubivugira mu mfuruka bakavuga mu by'ukuri amagambo bishe asebye igihugu cyabo, ariko nyamara bakirengagiza ko hari bene wabo bari mu Rwanda cyangwa se igihugu cyababyaye kikiri gukora mu by'ukuri kugira ngo kireko cyateza imbere bene wabo, ariko mu by'ukuri abangaba ntabwo babashe kuba babyita. Kuri uyu munsi rero
bamwe mu byiba cyangwa se mu by'ukuri bamwe mu bakomeza kugenda bashinjwa n'u Rwanda bavuga ko basenya u Rwanda ndetse kandi bakaba bagaragaza ingengabitekerezo zitandukanye zo gusenya u Rwanda. Uraza kuba wabona ko mu by'ukuri aba 20 ngo bagera kuri babiri bo bamaze kuba bafatwa. Ndakubwira ngo witwa Gaspard mu by'ukuri uyu nguyu we niwe kigarasha gikuru kuko ruza kuri amagambo akomeza kugenda agaragaza we bwageze naho ashinga radio agashyira ku miyoboro cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, noneho kugira ngo mu by'ukuri ajye asebya u Rwanda neza, kugira ngo mu by'ukuri ahobone influencer ihambaye cyane. Ndakubwira ngo ibintu byaje kuba byakara kuko uyu witwa Gaspard aho kugeza kuri aka kanya ngaha mu Bufaransa afite ubuvumo ngo ni nawo mu by'ukuri ngo ibitangazamakuru byo bikorera. Amakuru avugwa nuko ngo mu by'ukuri witwa Gaspard ngo yakomeza kugenda agaragara mu gukora muri Forbidden Stories ku binyamakuru bikomeza kugenda byandika ku Rwanda ndetse kandi bikanaharabika igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntabwo rero kuri aka kanya ndibuze kuba nashingira ku makuru akomeje kugenda avugwa n'abangago mu by'ukuri ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bari bamwe mu babangamirwa, ariko abari mu Rwanda baragaragaza neza ko mu by'ukuri bayobowe neza. Ndaba navuga ko Perezida Paul Kagame amagambo amaze iminsi atangaza aragaragaza ko nubwo u Rwanda rukomeje kugenda ruvugwa ariko ruracyashaka iterambere abene igihugu barwo, ariko bidakwiye ko mu by'ukuri n'abandi bakomeje kugenda bakora iki baharabika u Rwanda. Ndakubwira ngo uwitwa Gaspard Major General arakomeza kugera mu by'ukuri avugwaho amakuru atari meza. Ibaze ko uyu ngo ari mu Rwanda ariko mu by'ukuri akaza kuba yatangaza amagambo atari meza ku Rwanda. Kuribaza impamvu nyine bikomeje kugenda biba gutya, ni ibintu nyine nawe wabasha kuba wabona ukabona ko ibintu mu by'ukuri bifite indi reality bishaka kuba byagaragaza muri societe. Nuza kureba uraza gusanga SGT Major General Robert, uraza gusanga benshi bakomeje kugenda bavuga ese koko iyi miryango ikomeza kugenda itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda byaba ari byo biri kuvuga bikaba n'ishingiro rituma uyu witwa ngo Major General Robert akomeza kugenda agaragara by'umwihariko mu bitangazamakuru bikomakomeye mu Rwanda. Donc nyine bikamuhereza influence, bikaba mu by'ukuri byatuma atangaza aya magambo kandi akaba anavuga ubutegetsi arimo muri icyo gihugu. Ndavuga ko mu by'ukuri ari muri diplomasi y'u Rwanda ariko araza kuba yasebya u Rwanda. Benshi bakibaza uyu witwa Major General Robert yaba ari agatego cyangwa se mu by'ukuri ari umwe mu bantu bashaka kuba bashyirishamo igihugu cy'u Rwanda, kuko nuza kureba donc amagambo akomeza kugenda atangaza rimwe na rimwe uraza gusanga ari amagambo arabika u Rwanda. Ariko benshi bakavuga uti byashoboka ko mu by'ukuri abangaba bagaragara ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda baba aribo batumye uwitwa Major General Robert agataga seba imbabazi, ariko yagera mu gihugu hagati mu by'ukuri agatangira kujya atangaza amagambo ababaje cyangwa se mu by'ukuri amagambo asenya politike na diplomasi y'u Rwanda, ariko bikakorwa mu by'ukuri bwa politike kugira ngo uyu mugabo naramuka akozweho cyangwa se akagira ikibazo abikiro cyangwa se inkomoko yo kugira ngo yomotswe, noneho babandi bashaka u Rwanda babone urwaho muri uyu mugabo bita SGT Major General Robert, kugira ngo mu by'ukuri naho aza kuba yafatwa cyangwa se afungwe ubundi ya miryango ishinzwe kuburanira ibiremwa muntu ize kwa mu by'ukuri yavuga uti witwa Major General Robert yafunzwe azira kuvuga ukuri cyangwa se kuvugisha ukuri. Ibyose mu by'ukuri bikaba ari ibintu bigomba kuba byakitonderwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda, kubera ko nuza kureba benshi barakomeza kugenda babu dutego dutandukanye kugira ngo iyi miryango iharanira no kuvugira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri USF bibasha kuba mu by'ukuri byagaragara ko niba babasha kuba bakorwaho ubundi babe ikintu gikomeye cyane cyatuma u Rwanda rubasha kuba rwafatirwa ibihano rukanashinjwa n'ibyaha bitandukanye. Kugeza kuri aka kanya niyo makuru mbasha kuba namenya, ariko andi makuru ndaza gukomeza kugenda nyabamenyesha gatanu ku kandi.